mwiriwe mwese abanyarwanda mwese inshuti z'u Rwanda muri hano mwavuye hirya no hino mu mahanga n'imiryango mpuzamahanga muhagarariye hano abahagarariye ibihugu byabo banyarwanda mwese muri hano abanza kubasuhuza kandi nshimira n'abashyitsi baje hano kwifatanya natwe kuri uyu munsi twibuka abacu ku nshuro ya 18. Tuzahora tubibuka kandi kugira ngo n'abatarabaye muri icyo gihe bamenye amateka mabi ya jenoside iki gihugu cyacu cyanyuzemo ndetse n'icyateye ayo mateka mabi ya jenoside, bityo nabo bazahore bazirikana ayo mateka n'igihe tuzaba tutagihari, bayavanemo amasomo kugira ngo ibyabaye bitazongera kubaho ikindi. Ariko nk'uko mubizi muri iki gihe twibuka abo twabuze, bamwe mu bahekuye u Rwanda barakidegembya hirya no hino mu bihugu byitwa ko byateye imbere, byaganje mu bijyanye n'ikiremwamuntu, mu bijyanye n'ubwigenge, mu bijyanye n'ibijyana n'agaciro k'ubuzima ako ari ko kose, ndetse rimwe na rimwe ntihagaragara ubushake bwo kugeza abo baduhekuriye igihugu imbere y'ubutabera, niyo ndetse bashyizwe muri yombi bikaba ari ibya nyiraruweshwa kugira ngo twibwire ko hari icyo babikoraho, ndetse ntibitinda bakaba barekuwe. Nyamara nk'uko tubizi ibyo bihugu bihuye n'ibibazo by'iterabwoba byo guhungabanya umutekano wa ba nyiri ibyo bihugu, biyambaza isi yose bakayikangurira kubihagurukira ngo bikemurwe, ndetse rimwe bagakoresha n'ingufu kugira ngo abantu bose babyitabire, kugira ngo abo bagizi ba nabi babikurikiranweho, bashyirwe imbere y'ubutabera, babibazwe. Ntabwo byakumvikana impamvu ku banyarwanda cyangwa no mu bandi dufitanye isano nk'abanyafurika ibyo bitagenda bityo. Bivuze rero ko wenda ari uko agaciro k'abanyarwanda cyangwa ko abanyafurika ari gato kurusha agaciro ubundi buzima bw'abandi
bihabwa. Ndetse hari n'abo bakoze ayo marorerwa usanga bahabwa intebe, bahabwa umwanya wo kwidagadura, wo kwishimira ko jenoside yabaye mu Rwanda hirya no hino, nk'uko no muri iyi minsi muza kubyumva ko hari aho bizagenda bikavugika ko ibyo ari ukubera ko bafite uburenganzira bwo guharanira politiki, ngo ni mu burenganzira bwa politiki yabo. Muri ubwo burenganzira harimo no kwishimira ko bahekuye u Rwanda. Ntabwo nibwira ko ariko bikwiye kumvikana, ariko nanone biradusaba ko Abanyarwanda nabyo duhangana nabyo tukabishyira mu buryo. Ndetse hari n'imvugo nyinshi zirimo ibirego byinshi by'abo bashyigikira abo bidagadura bishimira ko bahekuye u Rwanda. Ibirego bikaba ko mu Rwanda nta demokarasi, mu Rwanda nta burenganzira bw'ikiremwamuntu, nta burenganzira ubwo ari bwo bwose, ntawe uvuga. Ariko ngira ngo murabizi mwese ibikorwa hano mu Rwanda byose bikorwa mu nyungu z'Abanyarwanda kandi bikorwa n'Abanyarwanda. Niyo mpamvu nibwira ko mu byo duhangana nabyo, ibyo nabyo tuzakomeza guhangana nabyo nk'uko kandi tunabisangiye n'Abanyafurika bandi, uburyo ubuzima bwacu buhabwa agaciro gake, tugomba guhangana nabyo tukazamura agaciro k'ubuzima bwacu. Ariko hari amasomo menshi twavanye mu mateka yacu, natwe kandi nk'uko ayo masomo atubwira tugomba guhangana n'ibibazo byacu tukishakira ibisubizo. Ndibwira ko muri aka kababaro kose Abanyarwanda banyuzemo harimo n'imbaraga nyinshi Abanyarwanda twavanyemo mu kwishakamo ibisubizo n'uburyo bwo guhangana n'ibibazo byose. Uyu munsi dufite imbaraga n'ubushobozi biruta iby'icyo gihe cyashize. Twiyubakiye umutekano, Abanyarwanda bishimiye imibereho yabo ukuntu ikomeza kugenda itera imbere, kandi bishimiye n'uruhare bagira mu guhindura ubuzima bwabo n'isura y'igihugu cyacu. Ibyo ubwabyo biduha icyizere cy'ejo hazaza. Nta no gushidikanya ko igihugu cyacu kiri mu nzira nziza. Ndasaba ko dukomeza gufatanya tukarushaho gukora aho bibaye ngombwa, dushingiye ku byo twavana mu muco wacu mwiza wa Kinyarwanda.
kandi bimaze kugaragara ko ibyo twakoresheje bimaze kutugeza kuri byinshi. Buri munyarwanda agakora ibishoboka byose ngo yivane mu bibazo bimwugarije, akishakamo imbaraga zo kwiyubaka, ndetse ibyo byose byaba dushyira hamwe dufatanije bikaduha twese imibereho myiza n'ubuzima bwiza. Icyo cyizere cy'ejo hazaza ndanagishingira no ku rubyiruko rw'u Rwanda. Abana bavutse igihe cya Jenoside ubu bagejeje ku myaka amategeko abemerera gufata ibyemezo. Babyirukiye mu Rwanda rurangwa n'ishema n'agaciro ka buri munyarwanda, rurangwa n'ubumwe bw'abatuye u Rwanda. Bakuriye mu gihugu aho buri mwana w'umunyarwanda agira uburenganzira busesuye n'amahirwe angana muri byose, kandi agakura azi ko twese tungana imbere y'amategeko kandi dufite amahirwe angana. Agira ngo nibutse ko amateka yacu uko ameze kose ari ayacu, n'ibyavuye muri ayo mateka yose no muri aya ya Jenoside n'imanza zabaye n'uko zaciwe, byose iby'ayo mateka ubundi harimo n'ubuhamya mu nkiko. Ibyo byose ni ibyacu. Ni nayo mpamvu twari dukwiriye kuba tubyibikira ntibibikwe ahandi. Nta mpamvu yumvikana impamvu ibishingiye ku mateka yacu, nubwo twaba tuyasangiye n'abandi, bikwiriye kuba bibikwa hanze. Ntabwo byumvikana. Ibyo ndibwira ko tuzakomeza kubiharanira. Mboneyeho n'umwanya wo kongera gushimira inshuti n'ibihugu byatubaye hafi muri iyi myaka 18 ishize. Ntibyadushyigikiye gusa mu bikorwa by'iterambere, byanadufashije kumvikanisha Jenoside yabaye mu gihugu cyacu no kurwanya abagishaka gupfobya iyo Jenoside. Bagize mu nkiko gacaca zizasozwa uyu mwaka, twese tuzi akamaro zatugiriye mu butabera bwunga, zatubereye ikimenyetso cyo kwishakamo ibisubizo nk'abanyarwanda ku bibazo ndetse byagaragaraga ko ubundi bidashoboka gukemurwa. Ni ugusezeranya abanyarwanda ko u Rwanda na guverinoma n'inzego ishingiyeho hazakorwa ibishoboka byose kugira ngo igihugu cyacu amajyambere
inzira y'amajyambere turimo idashobora guhagarara cyangwa isubira inyuma tugane mu mateka dusize inyuma. Nagira ngo mbwire n'abariya bose aho bazerera hose baharabika u Rwanda, bakoresha n'abitwa ko ari inshuti zabo aho baba bari hose, ndabasezeranya ko basezeranya abanyarwanda ko nta ngaruka n'imwe bizagira ku ntambwe dutera mu kwiyubaka no kubaka igihe kiri imbere u Rwanda rwifuza kugeraho. Nababwiraga ko mu mahirwe miliyoni na miliyoni nta mahirwe bafitemo kugira ngo badusubize inyuma kuko bidashoboka.